Yesu nashimwe bera b'Imana, turabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze bibuzure mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wa mbere y'uko kibika, aho muba muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze kubambika imbaraga. Uyu ni wa mwanya dusenga, uyu ni wa mwanya twumva ijambo, ubundi tukanarisengeramo, tukumva icyo Uwiteka ari kuvugana natwe. Mbonye Imana ikora ibikomeye, mbonye Imana yihesha icyubahiro. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kutwereka yuko uyu mwanya ubagirira umumaro, ndetse bakanifatanya natwe, bakoze subscribe, banagira umwete wo gusangiza ibi biganiro, ndetse bakaduha na comment badushimira. Natwe turabashimiye, bagakanda like batwereka ko turi kumwe. Imana y'amahoro ibagirira neza kandi ubuntu bwa Mwuka Wera bujye bubaganza muri byose. Niba nawe utarabikora ukaba ukiri umushitsi aha kuri channel Joshua TV Rwanda, nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo igihe cyose tuzajya turaba dushizeho ibiganiro nawe bijye bihita bikugeraho, kandi Imana izakugirira neza. Ndabizi neza ko uzaba umugisha kuri twe, ikindi ukabisangiza ku bandi nabo bagafashwa kugira ngo ubwami bwa Kristo bukomeze bwubakwe mu izina rya Yesu. Hanyuma rero uyu munsi, mbere yuko tugira ibindi dukora cyangwa se mbere yuko dusenga, tugiye gusengera mu ijambo turi busange mu gitabo cya Samweli wa kabiri. Samweli wa kabiri ibice byaho ni 16. Turasoma umurongo wa 5, uwa 6 n'uwa 7. Niturangiza dusimbuke dusoma uwa 12 tugeze ku wa 14. Turasoma ijambo mu gitabo cya Samweli wa kabiri ibice byaho ni 16. Turasoma umurongo wa 5 tugeze ku wa 7. Hanyuma twongere dusimbuke dusoma umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe wa amagambo aravuga ngo Shimeyi atuka Dawidi. Umwami ageze i Bahurimu, abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera. Arasohoka azamutuka, atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose b'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati, genda wa mwicanyi we, wa kigoryi we. Umurongo waho wa 12. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye, agenda amutuka umugenda, amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Ayefimu aruhukirayo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomye, Imana impaye message kubw'uyu munsi. Imana irambwira ngo ikibazo saba gutuka. Imana ivuganye nanjye ngo ikibazo si ibigeragezo, ahubwo Uwiteka Imana guhaye kwihanga. Imbaraga z'Imana zije muri aka kanya ni intervention rapide zije. Imana iguhaye kwihanganira ibikugerageza. Jambo ry'Imana avuga ngo ahiye kwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Uyu ni umugabo Dawidi. Uyu Dawidi ngo yari ari bagenda, ngo agera ahantu bitaga i Bahurimu. Ngo akimara kugera muri aka gace, ngo hakubitanira n'umwe mu bantu b'umuryango wa Sawuli. Ngo uyu mugabo yitwaga Shimeyi. Uyu Dawidi ahagera ari kumwe n'abantu bakomeye, ahagera ari kumwe n'abagabo b'abanyembaraga, ahagera ari kumwe n'abasirikare bamwumva. Ngo Dawidi agera ahangaha bitaga i Bahurimu. Ngo uyu Shimeyi mwene Gera ngo akibona Dawidi ngo arasohoka azamusanganira. Ntabwo kwari ukugira ngo amuhe karibu, ntabwo kwari ukugira ngo amuramye nk'umwana, ntabwo kwari ukugira ngo amuhe icyubahiro. Ngo ahubwo muri uku gusohoka, ngo asohoka mutuka, ngo asohoka amutesha agaciro, ngo asohoka amusebya, ngo aramutuka aramubwira ngo genda wa mwicanyi we, ngo wa kigoryi we. Aya magambo Dawidi ari kubwirwa, ari kuyabwirwa ari hagati y'abantu bakomeye bamwubaha, ari gutukwa ari hagati y'abantu bamwemera. Icya kabiri, ari gutukwa ariho amavuta y'ubwami kandi ari umwami, yaramaze kugira ubushobozi,
yari ategetse, yari yicaye ku ntebe, ntabwo iki gihe yari akiri mu butayu, noneho yari yaramaze kuba umwana. Kandi Dawidi afite ubushobozi bwo gutegeka, akavuga ngo uyu mugabo wowe mukuru w'ingabo Yowabu, fata Shimeyi umuca umutwe. Byagombaga gukunda ntihagire n'umuntu unamukurikirana, akabwira muri abo bakomeye ngo uyu mumuburishe, uyu nguyu mugende mumukorere ibyo akwiriye. Ariko Dawidi ntiyakoresha ububasha kugira ngo yirwanirire mu kigeragezo. Inshuti yanjye, rimwe na rimwe ujya urwana n'indwara, ujya ubona uburwayi bukujeho, ukavuga ngo dusenge kandi tugire ubwenge, ukagenda ukirwanirira, ukavuga ngo reka njye mu bapfumu, ukabaririza umuganga uzi kuvura neza utakarikaka. Nyamara ntabwo biri mu bushake bw'Imana. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe, Imana iguha imbaraga zo kwihanganira ibyakugerageza byose mu izina rya Yesu. Umuntu ari kukuvuga ukajya kwiyama, umuntu ari kugusabye ukamutangirira mu nzira, Imana iguha imbaraga zo kwihanganira ibikugerageza. Umuntu arakureba, ibintu biraza bikakwituraho, ukikomanga ku gatuza ngo ntabwo munzi, ntabwo mungewe, ntabwo muzi icyo nicyo. Nyamara Dawidi, Shimeyi aramutuka, kandi amutuka ari kumwe n'abaminisitiri. Shimeyi atuka Dawidi ari kumwe n'abagabo bakuru b'ingabo. Shimeyi atuka Dawidi ari kumwe n'abantu bakomeye n'abanyamahanga baje kumusura. Shimeyi acira Dawidi mu maso amutuka ari kumwe n'ibikomerezwa. Shimeyi akora ibyangwa n'amaso y'umwami ndetse n'amaso y'Uwiteka, akoresha ibintu byose byo gusebya Dawidi. Dawidi ari hagati y'abamwemera n'abamukunda n'abamuramya nk'umwami. Ariko Dawidi arinda umutima we, Dawidi arinda emosiyo ze. Dawidi ntiyarakara. Imana iguha imbaraga zo kwihutira, zo gutsinda kamere yawe. Dawidi akora ikimenyetso, afata kamere yiwe. Dufite ingo nyinshi ziri gusenyuka kubwo kudafata kamere zabo. Umugabo akakuvugaho ukamubwira ngo nanjye menya utanze. Umugore yakuvuga ukamubwira ngo ariko menya wanyitiranije. Urusaku rugaheraho, abana bavuye mu ngo ku bwa kamere, kudafata kamere yawe. Ariko Dawidi ngo Imana imuha imbaraga zo gufata kamere yiwe. Shimeyi yaramwandagaza, ariko Dawidi ntiyagira icyo avuga. Ngo haboneka umugabo umwe ngo abwira Dawidi, ngo arangije abwira umwami Dawidi, aramubwira ngo ariko umugabo witwa Seruya, ngo abwira Dawidi ati ariko Dawidi, uyu muswa, uyu musivire arinda gutuka natwe abasirikare abagabo bakabura ingabo duhari, wavuze nge nkamufata nkamusingira nkamutera inkota nkamuca umutwe, hari uzabikubaza. Haleluya! Wanyemereye nkagira ikintu umukorera, bari kukumenyera ko ashobora kuba atazi yuko uri umwana. Ariko Dawidi ntiyagendera kuri iyo nama. Dawidi arakomeza afata kamere ye, Dawidi arakomeza afata emosiyo ze, Dawidi arakomeza afata amarangamutima ye. Haleluya! Imana iguhe gufasha, Imana iguhe gutsinda amarangamutima yawe, Imana ikurinde, iguhe gutsinda kamere. Pawulo ajya kwandika aravuga ngo tugaragaza ko twakijijwe ngo nuko dutsinda kamere. Imana yo mu ijuru ikurengere kugira ngo utazagwa mu mutego Satani aguteze, kugira ngo gutsindwa kwawe kugaragare. Ngo Dawidi akimara kumva iyi nama Seruya yamubwiye, aravuga ngo mumureke arantuka kuko Uwiteka yabimwemereye. Njyewe yewe Seruya dupfa iki? Urashaka kugira ngo ntsindwe? Waretse ko ari kuntuka kuko Imana yabimwemereye. Uyu mwanya afite ururimi, mureke avuga ibyo ashaka. Reka kujya gusubizanya n'ibiri kugusebya nshuti yanjye, reka kujya guhangana n'ibiri kukwitiranya. Imana iguha imbaraga zo gutsinda no kunesha. Aho niho benshi bari kunanirirwa, ubukristo bugatukwa, abantu benshi bagata agaciro. Muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, Imana iguhe guhagarara ku izina ryawe ry'agakiza. Ukubonye wese bitewe n'ibyo ukorewe, ariko ugatsinda ukihangana, avuge ngo uriya yarahindutse, yarakijijwe. Hari benshi bari bazi ko ukiri wa wundi, hari benshi bazi ko ugikora ibya kera, ariko Imana y'amahoro iguhe guceceka, iguhe gutsinda Satani no gutsinda kamere y'umubiri mu izina rya Yesu. Ngo Dawidi abwira Seruya, aramubwira ngo iryo jambo uvuze ntabwo ari byo, mureka avuga ibyo ashaka, mureka akora ibyo ashaka. Niba Imana ibimwemereye, mwihorere.
ageze kuri 12 aravuga ngo ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yavumye uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Reka nkubwire, amarira ufite niyo Imana igiye kunyuriramo kugira ngo ikugirire neza. Igisuzuguriro no gusuzugurwa ni Imana igiye gucamo kugira ngo ikurengere. Amagambo uri kuvugwa niyo agiye gutuma bakumenya, haboneka baza kukureba, bakugirire neza, bakugirireho umugisha, kuko ari byo Imana yemeye ko ari byo bigiye kubaho. Dawidi aravuga ngo Imana irareba, ndabizi neza ko itahereza, ndabizi neza ko itantererana, izareba igisuzuguriro nasuzuguwe nkihangana, aba ari mwinyuza kugira neza kwayo. Haleluya. Imana iguhe kubona ibyiza imbere aho kugira ngo ubone intambara. Imana iguhe kubona umugisha aho kugira ngo uheranwe n'intimba n'agahinda. Ngo Dawidi nabo bari kumwe, ngo akimara kuvuga ngo Imana izanyitura ineza kubw'imivumyo yose, ngo arangije ntiyacogora ahubwo yikomereza inzira nabo bari kumwe. Nshuti yanjye, bari bazi yuko niba kuvuga ugiye kunanirwa ugahita ucogora ukicara, ariko Imana iguhaye gukomeza inzira. Ntabwo byari bizwi yuko byakomeza gukunda ko wakomeza inzira. Muri uyu mwanya Imana ivuganye nawe, Imana irambwiye ngo iguhaye gukomeza inzira mu izina rya Yesu. Akira gukomeza inzira mu izina rya Yesu. Akira gutsinda mu izina rya Yesu. Akira kunesha kamere mu izina rya Yesu. Ngo Dawidi nabo bari kumwe, ngo bahita bikomereza inzira. Haleluya. Ngo nubwo bakomeje inzira, umugabo bita Shimeyi ngo ntiyacogora, ngo nawe agenda mutuka umwenda, ngo aca mu ibanga ry'umusozi, ngo amutera ivumbi, ngo amutuka, ngo anatera nabo bari kumwe amabuye. Nshuti yanjye, ibintu byose uri gukorerwa nibiri kugusembura kugira ngo ugire ikintu wakora gituma utsinda. Fata amarangamutima yawe, fata iyo kamere mu izina rya Yesu. Fata ibyaza kugutsinda byose, bikubite hasi, kuko ari byo Imana igiye kunyurizamo ikakugirira neza. Wibaza ko Yesu kuba atarafashe umuntu wamukubitaga ngo ahita amuhumisha cyangwa amugirire ikintu kibi cyangwa ngo amusebye, kuba atarakubise bariya abantu ngo ategeke umuriro ubatwike, ariko atarabishoboye. Nuko mu mibabaro yari ari gucamo arimo hagombaga kuba icyubahiro, arimo hagombaga kuzava icyubahiro cyiwe. Nawe mu ntambara uri guhangana nawe, mu bitero biri kugutera, mu bintu byose uri kugenda ubona, ntabwo ari igihe cyo kubisubiza, kuko ngumwe nimwo hagiye kuva ibisubizo, nimwo hagiye kuva icyubahiro cyawe. Nshuti nkurikiye, Imana igukomeze, Imana ikurwanirire muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Imana iguhe gutsinda bitewe no gufata kamere yawe, bitewe no gutesha agaciro ibyari biguhagurukiye ngo bikurwanye. Bigiye kukuburaho igikirego, kandi Imana ntigiye kuhera ikugirira neza kandi iguha umugisha. Reka dusengane Imana. Niba hari ahantu wari uri gutsindwa mu marangamutima, niba hari kamere yari kuhije imbaraga, ubwire Imana ngo mpa imbaraga zo kunesha kandi mpa imbaraga zo gutsinda mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, mu izina ryawe rikomeye, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'umugambi wawe uganje muri twe. Dawidi ngo baramutuka, bamutera n'amabuye ndetse n'ivumbi, ngo ariko ntiyagira ijambo na rimwe avuga kuri Shimeyi. Ngo baravuga ngo ahubwo Uwiteka afite icyizere kari muzanyuriza kugira neza kwanjye, abantu bose bakabona yuko ari wowe wangiriye neza. Urakoze kubw'ibyo ugiye kudukorera, kubw'uyu mugambi wawe, kubwo n'ibyo turi gucamo bikomeye. Urakoze kubw'amahirwe yacu twakiriye, kubwo kwihangana. Urakoze ko Satani akozwe n'isoni ko tubuzeho ibirego. Urakoze ko n'abatubonye babonye yuko twahindutse kandi twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngaho komeza uganze kandi ukomeze kuduha insinzi, duha imbaraga zo gutsinda kamere yaba iy'umubiri ndetse n'iy'ibyaha, maze natwe tuzagere ku rwego rufatika kandi ari neza yacu izanyura kugira ngo twakire uburinzi bwawe ndetse n'ibisubizo byawe. Urakoze ko byose ubikoze, kandi urakoze ko bikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, urakoze. Amen. Wowe wari udukurikiye, Imana iguha umugisha. Nongere nkwibutse, niba utarakora subscribe, niwo mwanya wo kuyikora, usharinge kugira ngo n'abandi nabo bumvire ijambo kandi bafate icyemezo cy'ubuzima. Urakoze ko waduhaye umwanya wawe. Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.